Hari imyitozo myinshi ya SEL umwarimu ashobora gukoresha abana mu ishuri. Igishushanyo cy'intambwe zo guhitamo umwitozo kuri SEL mu masomo yo mu mashuri y'incuke kiri mu nyoborabarezi ku bumenyi bw'imbamutima n'imibanire igenewe amashuri y'incuke. Nicyo gifasha umwarimu guhitamo imyitozo ijyanye n'amasomo yigisha. Muri iyi video tugiye kugaragaza uko icyo gishushanyo cy'intambwe zo guhitamo umwitozo kuri SEL mu masomo yo mu mashuri y'incuke gikoreshwa. Nadi, bite? Byagenze gute ko ndeba wabaye? Nibyo ndarakaye pe. Uyu munsi abana bantesheje umutwe, bansakureje cyane, ntibashaka gukurikira isomo. Nkeneye nk'umwitozo wenda wafasha kugaruka mu isomo. Yo, ibaze. Wabuze icyo wakora? Nabuze icyo nakora pe. Nkambwira ikintu wakora. Ushobora kubakoresha umwitozo wo muri SEL utuma bishima. Hanyuma rero ugakoresha ziriya ntambwe zo guhitamo. Hanyuma rero ugahitamo umwitozo wabakoresha. Kankwereke uko wabihitamo. Ese waba ukeneye guhindura umwitozo ukabinjizamo SEL cyangwa urashaka kwinjiza igikorwa nyirizina cya SEL mu isomo? Ndashaka kwinjiza igikorwa kigufi cya SEL mu isomo ry'Ikinyarwanda. Mfite igihe cy'inyongera. Mfite iminota mike yo kwinjiza abanyeshuri mu kindi gikorwa cy'isomo. Aho ushobora gukoresha umwitozo w'induhura. Mu nyoborabarezi y'imbamutima n'imibanire igenewe amashuri y'incuke harimo imyitozo ifasha abana gukurikira isomo cyangwa se bagakanguka cyangwa se bakaririmbira hamwe. Urumva ukeneye wowe gukoresha muri iyo? Ndawubonye. Uyu munsi ndareba kuri page ya 23 nkoresha induhura y'ururabo na buji. Wakoze kumfasha cyane.